ndetwamike igikoma cyangwa amazi ziba inzoga twara amazi si njera ntungiranye n'impinja ziba njari ndatwaramo inzoga nyamuka hari umunyeshuri wo kunywa inzoga koko wowe munyeshuri maze rero dore hari ibintu tugiye kumanza twumvikana wa mugore we ubyumva ubyiteho nge ntumfate nk'abana batahaga bari kuja ku mabere g'abanyina ukumva nje ndaje gutwara ibyo bikoma igikoma umuntu w'umugabo anywaga igikoma tega amatwi mbanze nkubwira kuri tugizaga amahirwe ukaba ugiye kwisararanga ngo ushaka amayoga ugatuma amahirwe tugatera inyoni nyamuka wamba bari ugashira baro hasi kubijanye n'inzoga koko tukumvikana tukabanza tugashikira ikigoga cyo kwiga kandi ukiga nk'abandi banyeshuri bose bazavamo abantu bose ndakubwiye ko kunywa inzoga bituma umuntu atiga ukayinywera siye uri umunyeshuri mwishuri ntabayinweragamo ugiye gutuma umuntu mutera nkunga washaka nuko nageze cyagiye tugiye kwiyandikisha sinareba neza ugasaba habuze akabare mu kigo wabereye kuko uzi neza ko inzoga zemerewe yera amazi ni hano ntabwo ikintu nakijana ku ishuri none ndajana iki mbega wakwitonda kini wabinshinga wabindekera ngo hari ico wizeye ukambwe Wagashuri kacu karimo amashusho mwarimu wacu aradukunda cyane umva bye ngona gugu ariko si kubisiramo mutari mwabyiga na twasanze bari kubikina baka noma karitse ku nkombe ziki yaga gatera amagi atanu muca ari kaka zinduka iki ni igikapu cy'ujaje uratwaramo namukanda kudabagiza kandi ndahamye ntashidikanya ko ari we uzaba uwa mbere mu ishure bazavuga bati uramu musaza ashoboye rwose kwiyitaho ikayi ndayigura ariko cyangwa ntuza ntabayingurije twagenda ukayimfatira kwa ntuza kwa macibi mukambwe we genda ntariye agashuri kacu bazabahiriza n'ibyo kuja muraririmba agashuri kacu karima amashusho oya sasa ndaje kuzirima genda uruhimba ya tujya bigoye hano mu kwageza inoti urashinga amabi bagusogera cyangwa uratega umusaya w'amahanga nyamukambwe urane tugenda mfatira ikayi nigendeye ku ishuri nyamukambwe abaye umunyeshuri umunyeshuri nyamukambwe yije ashaje ayiwe imana ni nziza